urakaza neza kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Iyi ni YouTube channel usangaho ibiganiro bigiye bicukumbuye ndetse byunze ubwenge. Tuba twakusanyije amakuru agiye atandukanye waba utaruzi. Iki ni ikiganiro Menya Nibi. Nje nitwa Mr. Kira, imfura y'u Rwanda, inshuti y'aba diaspora, inshuti ya bose mwubaka ubutaka. Iki ni ikiganiro tubagezaho buri munsi cyitwa Menya Nibi. Tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, tuba twakusanyije, twacukumburanye ubwenge bwinshi cyane, ugasobanukirwa ndetse ukabasha kumenya ibyo utaruzi. Ibi byose ni hano wabisanga. Ndagushishikariza kurangiza kino kiganiro mu gihe ufite umwanya, kuko ni ikiganiro kiri burangire ukuyemo byinshi utaruzi kandi byiza. Reka dutangire. Welcome. Mbaye ikaze kuri Mr. Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho ibiri kuvugwa hirya no hino hagiye hatandukanye. Ariko uyu munsi wa none tuzanye ibintu utaruzi, nkuzaniye amakuru utaruzi habe namba. Ndagushishikariza gukora subscribe, utibagirwa kureba aho hasi handitse subscribe ngo uhakande, kugira ngo buri kiganiro cyose dusohoye ujye ukibonera ku gihe ndetse mu bambere. Niba wakunze cyangwa ugiye kureba bimwe mu bintu tugiye kuganiraho kano kanya, ndagira ngo ubwire ngo kanda like and comment share kugira ngo ubisakarize n'abandi bantu ndetse iyi video igeze kure. Uyu mwanya wa none tugiye kugaruka kuri zimwe muri gereza ziri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe na bamwe biti Gihome, bamwe na bamwe biti Kuzimu, ndetse hagiye hafungirwa n'abantu benshi cyane, abastari. Bamwe mu bantu bagiye bafungirwayo harimo witwa Jay Polly nyakwigendera. Ndababwiza ukuri, iyi ni gereza uwagezeyo avuga yuko ari mu kuzimu. Iyi ni gereza nini ngo yakiri ibihumbi n'ibihumbagiza. Iyi gereza ngo yakira ibihumbi bigera muri 40. Ubu tuvugana kuri uyu munota n'isaha hafungiwemo abagororwa bagera mu bihumbi 25 n'imisago. Gusa tugarutse inyuma gatoya, murabizi mu Rwanda dufite gereza nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nka Mageragere. Iyi ni gereza abenshi namwe muvuga. Harimo gereza ya Nyamirambo aho bita naho mu kuzimu. Iyi ni gereza imwe mu ziri mu Rwanda abantu benshi batinya, gereza iri mu karere ka Rwamagana ahitwa mu murenge wa Muhazi. Niho hubatse iyi nzu y'abanyabyaha benshi cyane, aho umuntu agenda akagororwa akigishwa. Iyi ni gereza bavuga yuko uwagezemo asukamo yagorowe. Gusa nanone ntiwibagirwe yuko mu Rwanda harimo abanyabyaha bagiye batandukanye, ndetse ng'iyi gereza ifungiwemo ibihumbi n'ibihumbagiza byagize uruhare mu 1994 bakoze jenoside, bemeye icyaha bakaba bari guhanirwamo. Ariko ntabwo ibyo ari byo byatuzinduye. Icyatuzinduye byari ukubabwira yuko iyi niyo gereza ya mbere mu Rwanda, ikaba gereza ya 4 muri Afurika yakira abantu benshi cyane. Amakuru arambuye kuri iyi gereza reka turayakusanya muri video ikurikira. Ntiwagirwe gukanda buto ya subscribe. Nje nitwa Mr. Kira, ndabakunda.